mperuka na Dave agurisha ikibanza cya mwarimu Nirere, Sheila na Ntwari imyiteguro y'ubukwe irimbanije. Ubu byifashe bite? Mukurikira umukino. Muke, ndakumva. Wenda mbere yo kutuganiriza ku byo duteguriye, reka mbanze nkubaza ikibazo cy'amatsiko. Nta kibazo mbaza Rwamwi. Birashoboka ko umugore yasama akiri mu mihango? Ubajije ikibazo kiza cyane Rwamwi. Nsubiza. Kansiri, ndakumva. ntawe icyo kibazo ntiwakibazaga se? Muke, uhigeze kubituganiriza mu Kimina, nabibwiye umugabo wanjye n'injoro rero biramutangaza. Ese yambwira Muke. Yewe Rwamwi, karame, reka noneho nkumara amatsiko. Ntiwumva se? Abantu benshi bibeshya ko bitashoboka ko umugore asama ari mu mihango, ariko si byo, birashoboka rwose. None se Muke, ko wadusobanuriye imihango icyo ari cyo, ubwo biba byagenze bite? Rwamwiza nawe Kansirida, utege amatwi. Njye ndi kumva rwose, mfite n'amatsiko. Birashoboka ko umugore uzagira ukwezi kugufi, ni ukuvuga kuri munsi y'iminsi 26, aba ashobora gutangira igihe cy'uburumbuke ari mu mihango. Icyo gihe rero we n'uwo bashakanye bakoze umushyikirano mpuzabitsina, byashoboka ko yasama. Birumvikanye noneho Muke, ndabyumvise rwose. Yego. Buriya rero ikiza ni uko abashakanye bifata ntibakora umushyikirano mpuzabitsina kugeza igihe bazi neza ko bari mu minsi itari y'uburumbuke. Ndabyumva pe. Kandi ikindi rega, gukora umushyikirano mpuzabitsina mu bihe umugore ari mu mihango ni umwanda. Abeshya se? Si indangagaciro ikwiye abashakanye bazi kugenga umubiri n'amarangamutima yabo. Rwamwi, sibyo nakubwiraga? Rega kwiga no guhozaho. Ibyo nabyo ndabimenya pe. Ndabimenya. Sise rwose ko ubimenya. Hanyuma ndabona urupapuro mwuzuzaho ibyo Kansirida yigenzuyeho mu rwuzuza neza rwose. Turabizirikana cyane. Turabikora pe. Nta munsi n'umwe muba mwatarutse. Ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kuwutaruka. Ikindi mbona ni uko Kansirida ari mu mihango. Nibyo Muke. Nibyo rwose. Icyo twari kwigira hamwe ku kijyanye n'igihe umugore ari mu mihango, ku bantu bakoresha uburyo bwa kamere, nibyo twatangiriyeho kubera ikibazo kiza Rwamwiza yabajije. Rero mureke n'ubundi ku buryo bw'iminsi 2 mukoresha, tuganire ku bintu bimwe na bimwe by'ingenzi. Nta kibazo. Rwamwi, karame, harya nababwiye ko ubu buryo babwita ubw'iminsi 2 kubera iki? Icyo ndakize Muke. Nyine ni uko umugore aba agereranya ikimenyetso yibonyeho uyu munsi n'icyo yibonyeho ejo hashize. Nibyo rwose. Mba mbizi. Ejo hazaza nanone ukagereranya ikimenyetso wigenzuyeho n'icyo wabonye uyu munsi. Cyane, ni uko rwose. Hanyuma Kansiri, ndakumva. Ikimenyetso kigenzurwa kuri ubu buryo bw'iminsi 2 mukoresha ni ikihe? Ni amavangingo Muke. Rwamwi, ndakumva Muke. Amavangingo ni iki? Amavangingo ni ububobere buza mu myanya ndangagitsina y'umugore. Ntabwo ari byo Rwamwi. Ntabwo ari byo. Twabonye ko amavangingo ari ibintu byose biza mu myanya y'ububyeyi, bitangira ari bike bikagenda byiyongera ndetse bikazanarangira. Sibyo? None se ko numva wari ubizi kuko utabivuze Rwamwi? Nabuze amagambo ntangiza Muke. Tugaruke ku kwifata noneho. Ntiwakwandika ngo atete mama hirwe ngo teteshe, atete mama hirwe ngo teteshe. Ubwiza bwawe busa na bike. Niko se David, kubyutsa uririmba noneho ni ibiki? Yego mana, mama ni wowe? Uzi ko ngufashe ntabizi, ni impamvu nari nzi ko nkubye telefone. Ukankupira iki se mwana? Nyine sinari ndebyeho ngo ndebe umuntu umpamagaye wari we. Ubu rero nari mbyutse niga kuririmba none. Yego mana, ngo kuririmba wa mwana we. Ariko nawe nta bintu utazakora. Reka ntabwo nshaka kuba umuhanzi mama, wapi, no kwiririmbira bisanzwe tu. Ikintu nari nguhamagariye nyine. Yewe ni ibitangaza gusa. Amaye. Wa mukobwa wawe ejo yankoreye akantu gashimishije disi. Umukobwa wanjye? Ubu ni nde se kandi? Nirere. Ego mana.
reka ejo mbe niyicariye muhira mbona umukobwa arahingutse na mverope ati mukecuru iyi mverope ni iyawe umva mba ntangiye kwisetsa mbese harimo iki mwana wanjye ati rebamo sindebyemo nsanga harimo igitenge cyiza we ni ubwa mbere ntunze igitenge cyiza gutyo rwose ngo iki mama David ndakumva reka ngusaba akantu rwose agaki se mama nk'uko mbikubwira kuko warongoye nerera ariko se mama ubwo koko wari nta byari kodi rero ni umukobwa mwiza nta nenge afite azi gushaka amafaranga sinakubwiye ko yaragize nk'abantu b'inaha benshi none reba agurishije ubutaka amafaranga menshi none arananyibutse ubwo we ntacyo wibwira koko ahubwo se mbwira mwana wawe aho hantu yari yahaguze amafaranga angahe hamwungu yangana iki ku buryo ahimbarwa akaza kunshimira yari yahaguze 2 miliyoni mama rero bahamuguriye kuri 5 miliyoni n'igice yego yesu none ukaba uri mu biki wacyohewe yego dore umugore n'uriya kandi rega yanambwiye ko akwemera mwana wawe nibyo se koko yego da ese ko ntabyo yambwiye nyine ariko nyine ndabibona ko akwemera mama ihangane n'ukurureka kunyotsa igitutu kuko ndabizi mushatse urugo rukatubana rubi nibyo byakubabaza kurushaho sibyo oya kereka ari wowe umubereye mu bidafi kuki se wumva ute n'umutima namutangira ubuhamya n'ukuri David wabyemeye ko kumwana wa mama ngaho reka mbitekerezeho rwose David urabyemeye David iyo ni intambwe ya mbere mwana wanjye urakoze pe nama se ni byiza ko uyu munsi dufite urubyiruko rwinshi mu mugoroba w'umuryango ye uyu munsi rero mureke tuganire na Mukesha ku kiganiro gishya kandi cyiza nzi neza ko hari ibintu abantu bamwe birengagiza ariko biri ngombwa Mukeye ubu ntiwadupfundurira agaseke kacu se urakoze cyane mudugu mwiriwe mwese yego nk'uko umuyobozi yabivuze ni byiza ko urubyiruko rwitabiriye ari rwinshi uyu munsi hanyuma rero ikiganiro tuvugaho uyu munsi ni imibanire myiza y'abashakanye n'umuryango mugari iyo bavuze umuryango mugari mwumva iki njyewe Mukeye yego Shayira ni umuryango wawe wongeyeho n'umuryango w'uwo mwashakanye ni byiza rwose Shayira igisubizo utanze nicyo ni ukuvuga ko umuryango mugari ari umuryango w'ababyeyi n'abana babo ukongeraho ba sekuru b'abana ba nyirarume ba nyirasenge ba nyina wabo birumvikana yego ku bijyanye n'imibanire n'umuryango mugari rero reka nifashishe urugero kugira ngo byumvikane neza umugabo abanira neza umuryango w'umugore we n'umugore akabanira neza umuryango w'umugabo we babyumva kuko nyine nk'uko mubizi iyo abantu babiri bashakanye umwe aba ari isoko y'ibyishimo by'undi si byose ubwo si inkomoko y'isoko y'ibyishimo byawe birakwiye kwifata nabi oya ntabwo bikwiye rwose kuko burya umuntu muzima wese akunda umuryango we si byose iyo uwubaniye nabi burya uba uri kubabaza amarangamutima ya mugenzi wawe kandi ibyo byanze bikunze bigira ingaruka ku mubano wanyu nk'abashakanye erega nibyo Mukeye twebwe itekana twabigezeho buriya mute reba urugero nko kwa Berenari yego none se Violette ntabanye neza na nyirabukwe reba Marigarita na muramuwe uravuga uvuye ahada kubera iki se none se nta muturanye wanjye ejo bundi wirukanye muramuwe hagasigara murumuna we ntabyera ngo ni byiza rwose nimureke dushimire ababigezeho ariko kandi tunagaye uwo muturanyi wa ntaganda wikunze ntibikwiye rwose biragayitse ni wowe Salila hoze genda uzi ko umwanzi ni karibu urakoze Sheri bite se wirihute sha nyine niriwe neza nta mahoro nta kibazo akazi karagenda umva shaka aragenda
abakuzi baragukumbuye mbese ngo bazakora undi mukobwa babanira neza nkawe. ariko shenge nanjye ndabakumbuye. niko rero Sheila ubu rero bakubwira amatsiko nzanye. Reira umva amatwi yanjye ari kubyina koko. ese nawe dore reba umva arashaka kumva icyo wakuganyije kuyabwira. ariko uzi ko ufite impano sheri, ushobora kubyinisha amatwi, uzi ko nari mbizi cyane. ndashambwira winyicisha amatsiko. nyamara ni ibisanzwe, nuko nifuzaga nyine ko dusangira tukaganira. sha winseka kuba Peter ataha amajoro bisigaye binje, nasingiye kukubeshya ku buryo no ku meza ntapfa kwijyanayo. uretse ko ratanifuzaga ko tunaganira ku bukwe bwacu cyane k'akazi kaba kagutwaye, tukaba tutagipfa kubona umwanya uhagije wo kuganira cyane, kuko urabizi nka cyagiye nyine mu kazi hari ibintu byinshi twaganiragaho mu kiruhuko cya saa sita, none ntibikibaho ntitugisangira. birumvikana mukundi. gusa nanjye nifuzaga ko tuzashaka umwanya tukaganira byo. tukagira ibintu nyine dushyira ku murongo, kuko si byiza ko dutegura ibintu ku munsi wa nyuma. nk'ubu numvaga dukwiye gutangira gushaka inzu tuzabamo. icyo cyo ni ikibazo toto dufite Dave, ahubwo ni ugutangira kumubwira iyo twifuza uko yaba imeze. ndetse ahubwo dukwiye no gutangira kugura ibikoresho bimwe na bimwe by'ingenzi. ariko njyewe nabonye ziriya ntebe ku bwanjye nta kibazo zifite, bifite n'ubundi twazikoresha. oya ariko Sheri, ntabwo ari ugupfobya igitekerezo cyawe, ariko nanone ziriya ntebe ni iz'abaseribateri, ntabwo ari iz'abantu bamaze kujya mu muryango wubatse kameme. tubasha ubwo rero no gushaka izindi hakiri kare. hanyuma se ibijyanye n'aho ubukwe buzabera, imyenda tuzambara? ikijyanye n'imyenda yo hari umuntu tuzabera abakiriya. arahari? dore hari umugabo uherutse kuza gusaba inguzanyo ashaka kwagura ngo anagure amahema yo gukorera mu birori. rero umuntu yazamureba tukavugana hakiri kare. naho sare yo nayo wa mugani no kuyishaka hakiri kare. kuko ngo hari amasare babukinga amezi mbere y'uko ubukwe buba cyane. kandi ntabwo nifuza ko twakorera ubukwe mu mahema pe, singiye kukubeshya hanze, kuko imvura ishobora kudutungura ikatuvangira rwose. nanjye ndagushyigikiye, si byifuza pe. hanyuma reka noneho nzana imashini tunononsere bya bindi tujya twandikamo bijyanye n'ubukwe bwacu, twongeremo n'ibindi. Sheri, ako si ubundi twabanza twajya ku meza Sheri? nta kibazo urahoze. hanyuma se ugezeho ushaka akazi? nyine akazi ndakataje, bandepoza mu bigo by'imari ndetse n'ibindi bigo bikeneye umukozi ujyanye n'ibyo nize nk'ama ONG. Sheri, rigaho muri akazi tuzakabona kandi na mbere y'uko dukora ubukwe. wagira ngo hari aho ukazi kandi akaba ari wowe ugatanga. ibyo byo ndabizi nahita nkabona. ntaho nkazi, ariko umenye ko nyine akanwa kacu karema. ngomba kugufasha kukabona. gusa nanjye nta mpungenge mfite, nzakabona Sheri. sibwo nyine wa Dave akomeje kumuhatira gushakana na mwarimu Nirere kuko ngo ari umunyabubasha. ese ibyo Dave bizamukurura? ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro, no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. inkingi y'amahoro. bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se 0788435206. bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. inkingi y'amahoro.